reka duhere kuri tombora yo ku munsi w'ejo. ikipe ya per yisanze mu itsinda rya kabiri iri kumwe n'ikipe ya nek yo mu gihugu cya Kenya, bumamuru yo muri mu Burundi, murandege yo muri Tanzania. ni itsinda rya kabiri APR Football Club yisanzemo ku munsi w'ejo nyuma ya tombora Iber. ubwo murandege niyo muri Zanzibar iyo bari gukina shampiyona abari muri Zanzibar, ariko nkuko nyine ari international level ibikibarirwa muri igihugu cya Tanzania. abantu baribuka ko ari no yatsinze APR ubwo bakinaga Mapinduzi Cup ikaza gutuma APR yegukana icyo gikombe. barongeye bahuriye mu itsinda, ni itsinda ubona ko umuntu yavuga ko rikinika. itsinda ririmo NEC FC. NEC ntabwo wavuga ko ari imwe mu makipe ya mbere mu gihugu cya Uganda, kuko se Express ntabwo ari Vipers, ntabwo nuvuga ngo iri mu cyiciro nk'iza Kitara, kubera ko nabonye abagereza gusoreza byibura ku mwanya wa 6 wa 7 wa 5 gutyo, no kugira ngo babe baza muri Big 4 biragoye cyane. ni ikipe wavuga ko kuri APR rwose igomba kurasa cyangwa se gutsinda, ntabwo ari ikipe ikomeye cyane. wenda aho wakikangamo ni kuri Bumamuru, kuko Bumamuru mu myaka nk'itatu ishize yegukanye igikombe cya shampiyona. barongeye barashaka kongera kugaruka. bafite competition ikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi irimo izi za Aigle Noir, nubwo wenda Vital'o yasubiye inyuma, ariko bura i Burundi aho biba bitandukaniye nyine, kubera ko harimo abakinnyi benshi bashaka wenda kwigaragaza kugira ngo bajye mu yandi makipe, wahaze mu Rwanda, bajye muri Tanzania, bajye mu bihugu by'Abarabu. abenshi baca muri aya makipe ya za Bumamuru ndetse na za Aigle Noir. niyo kipe bavuga wenda ikomeyemo, ariko ntabwo bavuga wenda ko ari urwego rwa APR. APR tuvuga igiye kujya muri CAF Champions League. APR yazanye umutoza nka Taleb, APR yazanye abakinnyi b'aba Burkina, ifite abanyegana, ifite abanyamari, ifite abanya Cote d'Ivoire, ifite abanya Senegal. itandukanye ni Bumamuru ibikinisha abakinnyi benshi biganjemo abakiri bato bo mu gihugu cy'iwabo, bari gushaka uburyo bigaragaza ngo bajye muri aya makipe cyangwa se baze no muri APR. ntekereza ko ari nivo zitandukanye. itsinda barimo nge uko ndibona bitabaye bitungurana, kuko nabonye na Taleb avuga ko ibitaragenze neza muri mu nkera y'abahizi na mbere yaho bigomba gukosorerwa muri Sekafa Kagame Cup. bavuga ngo arashaka kwitwara neza muri Sekafa kugira ngo agaragaze ko wenda ibyo yari arimo wenda kuba APR yaratsinzwe n'aya makipe ya Zazamu na za Polisi, yari kugira ngo arebe ikipe ye, kugira ngo agarure icyizere abafana. ni ukubereka ko muri Sekafa noneho hari icyo bakora muri Sekafa. baramutse bageze kuri finali cyangwa se bakayegukana, ngira ngo yagaruka yivanye yo pressure yo kuvuga ngo hari abatanye kuvuga ngo nta mutoza dufite, kugira ngo abikore rero atopinze itsinda ari kumwe na NEC na Bumamuru ndetse na Murandege, byamufasha kuzatombora ikipe ya kabiri muri indi tsinda bazaba bagiye gukina, kugira ngo byoroshye n'inzira azaba agiye gucamo kugira ngo umukino wanyu. ko avuga ko ariho hanagomba kuzakosorera. urabizi ko ntazaba afite Sekiganda, ntazaba afite Dennis, ntazaba afite Claude kuri gatatu, nubwo hari amakuru avuga ko Claude ashobora kuzajya gukina Sekafa. kuri kabiri ntazaba afite Ombolenga Fitina. ntago ishobora kuzaba indi challenge. kuri iki kintu ku bakinnyi APR yabibura uyu munsi ufite Sheikh Jibril Watara, ukagira uyo William Togimere, ukaba ugifite Kiwanuka, na Memeri Dao tugiye kugaruka mu na Memeri Dao. wenda reka wembe mwere turamugarukaho mu bakinnyi yakoresheje Ruboneka, n'ubundi yajya akoresha pasi, aracyafite Dawuda. urumva ubwo na Memeri Dao, Mamadou Miniba, Richmond Ramte kabiri Ombolenga yajya amukoresha kenshi, ariko muri izi match z'inyera y'abahizi hari aho nawe yagiye agaragaza ko nyine bizakomera. Ombolenga ntabwo urwego ruri hejuru byo kuba yakwirata, ari nayo mpamvu uyu mwana nawe agiye kubona imikino Gilbert Kagege ituma umutoza yagira ibindi bitekerezo. yego Claude we aramutse atagiye ubwo cyangwa se yagiye, bugingo nawe ni umwanya wo kwerekana ko mu mugongo washyira agatuza kuwitwa kuri Claude. niyo mpamvu mvuga ngo nta rwitwaza. uvuga ngo APR arigoga igiye kujya muri Sekafa, igifite nase yayo ntacyo ubu ngubu ku bakinnyi bagiye ntacyo iri kubura cyo kuvuga ngo twebwe hari abakinnyi turi kubura. nkuko Nene Polema abigarukaho secteur zose, kuko ugiye kureba mu izamu, yes Ishimwe Pierre Mario niwe choice ya mbere, ariko nanone igihe cyo kugira ngo Adolphe yereke umutoza ko yagize imikino yagiye amuhereza, we na Ruhamya nkiko ubona ko bagiye bagira amakosa, ariko nawe Adolphe ni igihe cyo kugira ngo yongere yitekerezeho. kuko urumva niba uzi ko ugiye Sekafa
abakinnyi bagiye kubona umwanya muri sekafa barabizi ko nyuma ya sekafa ishobora kuzaha ishusho nyayo umutoza Champions League igikombe cy'amahoro. iyi niyo mikino ishobora guha umutoza kuko muri sekafa nukina finali izaba ari imikino 5 kinini bakuvuga ngo ni 3 yo mu itsinda umwe wa kimwe cya kabiri na finali ikabugiza imikino 5 mu iyo mikino 5 rero abakinnyi babizi neza ko ni imikino umutoza noneho agiye kugenda afate agakarine ke yandika ajya avuga ati izamu ndabona uyu nguyu Adolphe yazamutse cyangwa ari hasi completely ndashimangiye Akimu niki kabiri Kagege abo rero bugingo Akimu twibukiranye neza ko ni umukinnyi wahamagarwa mu kipe y'igihugu muri akiri muri Rayon Sport uwo ni umukinnyi wahamagarwa mu kipe y'igihugu Gilbert Kagege ni umukinnyi wahamagarwa mu kipe y'igihugu mu gihe Ombolenga atarahari ni n'umukinnyi none wakinnye imikino hafi ya yose umwaka ushize imikino akina mu kipe y'Epera n'ubundi uwo ntabwo ari umukinnyi mutoya ubwo tuba duhereye muri defense ndetse kuko ni naho nyine twabonaga ko hari ikibazo no mu izamu nimero 6 Dauda arabizi ko hari umuntu uri kumushyiraho hari na pasi urumva umutoza yagiye akoresha uno mwaka mu mikino akini pasi na Dauda cyangwa se rimwe pasi akaba yasigaye Dauda akakina wenyine akamushyiraho abandi urumva ko aho ngaho n'ubundi muri ba bakinnyi kuko hari nta muntu uragira umwanya uhoraho iyo nimero 6 nta muntu urayifata ku ngoma ya Tarebu nta muntu umutoza arerekana ko avuga ati no mukinnyi byamaze kurangirana na confirmye n'uzayo ukina bose aracyari kubashakira uburyo azabakinisha aho nta kibazo gihari kubera ko Sekiganda tuvuga tumuzi atari tutamuzi mu isura ya EPR uko muri EPR ntabwo aratanga nta kazi arakora nta services aratanga ku buryo tuvuga ngo EPR yamuhomye ama muri ya Mediane rero uvuga ngo Memeri Dawo yaraje abantu barishima n'iki ariko ubonaga ko umutoza nawe ntabwo aramushyira muri wa mwanya we wa nyawo uko aho yajya mukinisha kenshi yasaga n'umuhengeka aza ku mpande ntaramushyira muri ya Mediane muri batatu bamwe tuba tuvuga ngo hariya n'ubona ko yafitinga rero hari uwo ruboneka aracyahari Lamine Ba umwaka ushize wakinaga muri uwo mwanya ndetse yewe na Ramadani wajya gusimbura abo bose baracyahari aho nta kintu ubuze kubera ko uwo Lamine Ba nawe ni igihe kuko arabizi ko haje Memeri Dawo umutoza ashobora kugarura Memeri Dawo hagati Lamine Ba ukabura umwanya Richmond Ram turabuze ko yaravuze ngo umwaka ushize ntabwo byangerekeye neza urabizi ko mu byo yagendaga itangaza ku mbuga nkoranyambaga avuga ngo uno mwaka ni wo mwaka mugiye kureba Richmond Ramti umwe mwamenye aza muri EPR mugakoma amashyi mwese mukishima uno mwaka niwo nshaka kubereka kuko nawe urabizi ko wagiye mu mwaka wa nyuma icyambere kugira ngo urebe ko amasezerano yazongerwa cyangwa se nawe ukagenda ufite statistics nziza zatuma ubona ekipe yindi irenze ku ikipe ya EPR kuko niko umukinnyi abagomba kuba ugiye muri ya myaka navuga ko ari ya nyuma so urumva ko rero iyo Mediane nayo nta kintu kimwe iburamo kuko aho bwirimo abakinnyi bari kurwana no kugira ngo bafate imyanya yaba Lamine Ba yaba Richmond Ram turabizi ko babazaniho Memeri Dawo bo rero ni gihe cyo kugira ngo bakabe umutoza Tarebu binjiye muri amaka y'imikino nibura umwe muri bo amufiteho ibyo bitekerezo imbere si niwe navuga ko wari ufite forume muri ino mikino ya pre-season no muri sekafi herukerega si yabaye mwiza urumva si niwe muntu wenyine navuga ko EPR igiye mu badahari ukurikije nuko ku ngoma ya Tarebu uko ikipe ya EPR yari yatangiye si niwe muntu wenyine navuga EPR igiye kujya muri sekafi ndabona ari igihombo gikomeye kuri abo bakinnyi bagiye muri za nationale kubera icyo ari igihombo nko mu izamu barasanga umwanya bawo ukabyereka Hayishimwe Pierre asize akoze amakosa mu izamu ku buryo buri wese avuga ngo APR ikintu ndi muzamu ikibinjyana kuri icyo kintu tukomeza buriya ejo ndi tuvuga situation y'umuzamu mu ikipe ya APR basa nkaho batweretse ko igitekerezo bo bagumana bahari uyu munsi ni umupira w'amaguru umukinnyi aravunika nta wabyifuza ariko umukinnyi yavunika amezi 2-3 ese Pierre tubona nawe uvuze neza cyane kandi twarebonye ko agiye muri national nta kimuvugira hari byinshi bitamuvugira aramutse yavunitse bwo ruhamya nyiko nicyo gihombo ngira ngo nkwereke ubundi kugira ngo umukinnyi ave mu kibuga cyane cyane nk'umuzamu kugira ngo azave mu kibuga ni imvune cyangwa se amakosa ikosa rikuvana mu izamu twarebonye wonana nta kintu kiri gutuma atabanza mu kazamo bayindi na makosa yakoraga no ngo asiza kuza amakosa yarabonye umwanya wo kuyakosora muri sekafa ku buryo agenda agaprovana n'umutoza ko ari umuzamu wafatira ikipe ya APR ruhamya nyiko ashobora gufatira izamu abantu benshi batabitekereza kuko ndibuka ko na APR kugira ngo afate izamu nuko rwabugiro match urabyibuka rwabugiro maravamo abantu batumva uburyo ashobora gufata Ishimwe Pierre avuye mu ntara agakina ariko ndakubwiza ukuri nk'ubu bajyanye ruhanyo nkiko akaba mwiza akagenda akaba mwiza agapangura amapenalty akabaha igikombe umutoza atekereza ibindi kandi mwibuke ko hakuno undi ntaga azafite umwanya muri national ikindi gihombo ndi kugaragaza ko abakinnyi bagiye muri national
nka Ronald Sekiganda agiye nawe atarakomfira umwanya we yaratangiye kugenda azamo gake gake ubona ko taking over cyangwa se umutoza atekereza ko yamukinisha Dawuda akicara match imwe nyine akiniye ahise agenda muri equipe nationale ashaka kugasanga byarahombye nka Dawuda yamaze kwereka umutoza ko nta kundi gutekereza kwa kabiri. Yego ndashaka ko tuva muri Sekafa iyi minota mbere ko twamamaza tukaganira kuri aferi ya Memerdao kugira ngo tuze twinjira mu ikipe ya Rayon Sport. Memerdao tujya tubona ikipe ya APR Football Club ku mbuga nkoranyambaga zayo nk'abandi bose ko byagenze bamwifurije amahirwe mu guhamagarwa mu ikipe y'igihugu ya Burkina Faso, ariko ku munsi w'ejo mu kiganiro n'itangazamakuru umutoza w'ikipe y'igihugu ya Burkina Faso mu bakinnyi yatangaje ntabwo twigeze tubona Memerdao. Ibe jewe nagerageje gushaka amakuru rwose bambwira ko APR ntigeze itangaza yari yabonye invitation y'umukinnyi banayibonye mbere kuko ndibuka ko mu minsi yashize mbere y'inkera ijya gutangira buri invitation bari bamaze kuyibona ariko umutoza ku munsi w'ejo ntiyamushyira mu bakinnyi bahamagawe muri Burkina Faso. Gusa nagerageje gukurikirana ikiganiro n'itangazamakuru yakoze yavuze ngo hari abakinnyi twari twatekereje ariko tutahamagaye gusa dushobora kuzahamagara kuri game ya kabiri. Mu by'ukuri uyu mutoza game ya kabiri itari iya mbere itari ingiyi ya mbere bagiye guheraho uwo mutoza rero yego mbere yuko yitereka umuvandimwe Mediane yahamagaye Saidou Simpole akinira ikipe ya National Bank of Egypt mu Misiri mu gihugu cya Misiri twagiye. Mediane irimo Mohamed Zouglana Chapi akinira ikipe ya MC Alger mu gihugu cya Algeria. Yego Mediane irimo umusore bamaze gubwene gihugu ubundi n'umunyakote d'Ivoire yitwa Cedric Badolo. Uyu musore akinira ikipe ya Sparta Trnava muri Slovakia n'umunyakote d'Ivoire ariko amaze guhabwa ubwene gihugu bwo gukinira ikipe y'igihugu ya Burkina Faso. Hari uwitwa Wendikuni Josue Tiendre Beogo ni umusore ukinira ikipe ya Neke muri Ligue 2 mu gihugu cy'Ubufaransa. Muraza kumbwira Bratiture Ibrahim akinira ikipe ya Pyramid turamuzi. Hakaza Pierre Landry Kabore akinira ikipe ya Hati mu giciro cya mbere mu gihugu cya Scotland. Hakaza Georgie Minungu akinira ikipe ya Seattle Sounders muri Major League Soccer muri Amerika. Hakaza Abdul Yoda ni umusore ukinira ikipe yitwa ni muri Moldova mu ikipe yitwa Mirisami Orei. Uru ni urwego rw'abamediateri umutoza yitabasha. Ngira ngo tubone iyi nkuru namwe murabivugaga tukibona iyi nkuru ari kumwe na Ruvuyanga na Kwizija twagiye kumusura turavuga tutireka duhamagare tubaze niba APR koko yarabonye invitation itumira Memerdao mu kipe y'Igihugu Burkina Faso cyangwa niba yarabikoze kugira ngo wenda ya anticipe bazamuhamagare nabyo birashoboka ariko yabara amakosa akomeye cyane. Baratubwira bati muri invitation twabonye mbere y'abandi bose na mbere y'abakinnyi bagiye mu kipe y'igihugu y'Amavubi yari ya Memerdao, ahubwo ngo baribaza ngo ko bahamagaye Memerdao nibahamagare Watara kuko Watara urasanzwe uhamagarwa. Murabyiko no mu gikombe cya Afrika ko yarimo babona umwanya wa gatatu yatsinze n'igitego cy'umutwe murabyibuka babonye Memerdao wenyine bibaza impamvu wenda Watara atahamagawe ariko baravuga bati ni ikipe y'igihugu ifite abakinnyi bakomeye habarimo competition. Icyo kiravivu APR yabonye invitation itumira Memerdao mu ikipe y'igihugu Burkina Faso. Ahubwo icyabaye gishoboka nge mbona kubera ko abatoza nta mwanya bafite wo gukora selection nationale. Ubundi bagiye guhamagara bakora pre-selection bagahamagara wenda abakinnyi 28 umutoza azavana 23 azajyana mu mikino yo gushaka iki gikombe cy'isi, ariko abo bane cyangwa batanavanamo biba iyo bakoze camp wenda y'iminsi 4 cyangwa 5 imbere mu gihugu akagira bavanamo. Ariko kuri iyi ncuro ntabwo batoza abenshi bafite umwanya